twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu baduhoza ku mutima badahwema tugaragaza ko ibyo dukora babikurikira kandi tunabibonera cyane muri subscribe cyane muduha. Nyamuneka nawe utarakora subscribe wibuke ko iyi channel ikeneye subscribe kugira ngo tuzamure umubare w'abadukurikira, kugira ngo ibiganiro tubategurira n'ibyo twabagejejeho igihe gishize birushaho kugenda bigira agaciro. Hari umuvandimwe watwandikiye atubaza ati ese ko nabonye Amerika ifitanye gahunda na Iran muri deal nyuma yo kuva mu ntambara, kandi ubundi bikagaragara ko n'ubundi intambara ya Amerika na Iran n'ubundi ikomeza kugaragara ko isaha n'isaha byakongera bigasubira mu mateka. Babaje ibibazo bigera kuri bibiri. Ikibazo cya mbere umukunzi wacu yatubajije yandikiye ambwira ko ahereye mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Yambajije ngo se ko Amerika ngishaka guha Iran inguzanyo ya miliyari 300 kugira ngo itange ubutare bwa kirimbuzi ikoranje, ubwo ni uranium imaze igihe yungurura, ubwo ni intwaro yaba yaracuze za kirimbuzi. Yambajije turabivuga hiki ikibazo cya mbere ambajije, ndumva ari nawe umuntu ukimbarije bwa mbere, reka tumusubize kuko nabari mu babaje ibibazo bitagiye byirepeta cyane. Baje ikibazo cyihariye kandi kuko ni ikibazo kinumvikana. Mboneraho kumusuhuza kandi no kumushimira, asubiza n'abantu bari Rubavu bashishikariza bakomeza bakore subscribe. Kuko nabonye kuri impamvu yakimbajije nuko ibiganiro byinshi nibanzeho cyane muri iyi minsi, nibanze ku kibazo cya Israel na Iran, ariko kuko cya kibazo kiri mu bibazo yambaje bihuye koko n'ibiganiro ngiye mugezaho. Iki kintu reka tukiganire. Izi miliyari 300 Amerika ishaka gutanga ni uburyo kugira ngo ijishe amahanga cyangwa se ijishe ibindi bihugu, berekane ko Amerika nta kibazo bafitanye. Kandi iki kibazo kandi ntimusubirizeho kuko buriya Amerika ari n'ibindi yari yabwiye Iran, yabwiye ati mutange intwaro za kirimbuzi na uranium muyungurura, hanyuma twe tubafashe tunabwire na Arabia Saudite na Qatar batange inkunga kubaka kugira mubake power plant zitanga amashanyarazi mu gihugu cya Iran cyose, ariko bakayungurura iziri ku rugero, kandi bagakifashisha naho baherutse kurasa akariho bazishinga kugira ngo bajye babona uko bakontorora ku buryo bworoshye. Wenda iki kintu kigarutseho gato uyu muvandimwe yakibaje, kandi ni ikibazo cyiza kandi kirimo ibintu byinshi. Izi deal Amerika ishaka kwinjiramo na Iran, kuko buriya Amerika nayo ikeneye ubukungu buri muri Iran, nyuma yo kuba Iran nayo ibangamira Israel na Israel ikabangamira Iran. Kugira ngo bace Iran imbaraga neza, bashaka ko bakorana deal z'ubucuruzi, hanyuma bikarangira binjiye muri deal bashobora kuba babangamaho cyane cyane ku bintu bijyanye n'intwaro cyane, kugira ngo Amerika ijye ibona uko ikontorora Iran iyegereye bitagoranye. Ikintu wenda n'ikintu nagerageza nkasubizaho umuvandimwe wanjye wambaje iki kibazo uherereye Rubavu, kuba atazi Rubavu ni Iburengerazuba. Kandi ikindi cya kabiri, buriya iki gihugu cya Iran babizi ko kiyobowe n'umuyobozi w'ikirenga, Ayatollah ni umuyobozi uyoboye imyaka myinshi guhera muri 20 kangahe ayoboye kugeza n'ubu, ni uyoboye Iran. Amerika ishaka kugira ngo imwiyegereze, biba ngombwa n'abasirikare b'Abanyamerika baze babe muri Iran yabajya babona uko baneka Iran ku buryo bworoshye, kugira ngo umunsi ugera ba bantu Amerika yatureninze wenda bazasabwa cyangwa ko bahirika Ayatollah, bazamuhirika mwegere baza amakuru ye. Urumva uyu muntu ari iwawe, amakuru agomba kuyamenya, nawe wayamuhisha ntiwayamuhisha nk'umuntu uri hanze y'igihugu cyawe. Hari undi muvandimwe hano wandi watwandikiye nawe atubaza ati Iran iramutse ihagaritse
iramutse ihagaritse ubushobozi bwo gutunganya ubutabire bwa Iranium, Arabia Saudite na Qatar bakayitera inkunga, aho ntiyaba igiye kuba ari igihugu kigiye kujya mu madeni, noneho Amerika igikontorora ku buryo bworoshye, kikajya kiba munsi y'ibirenge bya Amerika. Yewe ibyo bintu umuvandimwe ni igitekerezo, ntabwo nakeka ko ari ikibazo, kuko yaba hari ukuntu acyumva. Igitekerezo cye ni cyiza, kuko Amerika iramutse yemeye ko ziriya nkunga zo muri Qatar cyangwa se muri Arabia Saudite, ko byakorohera gukontorora Iraq. Kuko urumva baba bayikikije, Arabia Saudite bafiteyo ingabo, muri Qatar bafiteyo izindi ngabo, ibyo ni ibirindiro bya Amerika. Leta byoroha ko no muri Iran nibayigeramo bikazorohera no kubangamira igihugu cy'Ubushinwa. Wenda akantu ibitekerezo yagize, bamubwire ko baramutse bashinze ibirindiro na Pakistan n'Abashinwa n'abato bigenderamo n'abatakontororwa ku buryo bworoshye. Urumva bamaze gushinga ibirindiro muri Iran ihana imbibi na Pakistan igahana imbibi n'Ubushinwa. Bivuze ngo byakoroha ko baba begereye Ubushinwa kandi ku buryo bakinjira mu ntambara, Amerika yahita yataka Ubushinwa ku buryo bworoshye. Kandi si n'ibyo gusa, na Iran buriya nabwo yatuma hari abajenerali n'abayobozi muri rusange Amerika yagiye yishyiraho ubwayo, ikajya ihora iteza imyigaragambyo hagati mu baturage, ikabangisha abayobozi ba Iran, cyane cyane nk'umuyobozi w'ikirenga, bakamukuraho mu buryo bworoshye, begereye bari muri iki gihugu neza bahegereye. Ku kindi umuvandimwe yatubajije, se ngo ukuba iriya ntambara y'isi irangira igitaraganya imaze iminsi 12, ese byaba ari ikibazo cy'uko Israeli yaba ari ubwoba bari bafite kuri Iran? Yego, aha ndavuga ko ari yego, ariko nanone hari ikindi nanone ntabwo navuga ko 100% yari ikibazo cy'ubwoba cyangwa se ubushobozi bukeya. Mu by'ukuri Amerika ifite amafaranga menshi, ariko nanone ikintu yarinze ibihugu byabo. Igihugu mvuga ni Qatar, ni igihugu cya Kuwait, ni igihugu cya Arabia Saudite. Murabizi ko hari ahantu hari ibirindiro byabo, navuye ko ari ibirindiro byabo bifite abasirikare benshi, banze ko mu gihe Iran bakomeza kuyirakaza, ikaba gukoresha imbaraga z'umurenge, ikaba yasenya Israel, yamara no kwisenya cyangwa ko n'inshuti za Amerika zabigenderamo, ugasanga nazo zirasenyutse, ugasanga bya bihugu byabahaye icumbi ngo bashinga ibirindiro, bikaba ngombwa ko abaturage baho babigirira urwango, bikarangira babyirukanye ku mbaraga. Iki kintu cyo kintu namusobanuriraho uyu muvandimwe wambajije, nawe mu karere ka Ngoma. Namwe mukomeze mutange ibitekerezo, nditayari kubasubiza. Ku kindi mukomeze mwibuke gushyiramo comment kugira ngo ibiganiro turimo turategura mwemere kubaza ibibazo kugira ngo basubize. nk'ubu aba ni abantu babiri bambajije ibibazo, umwe mu karere ka Ngoma, undi mu karere ka Rubavu, undi nawe mu karere ka Nyanza mu majyepfo. Yego, mukomeze mubaze ibibazo, n'abo hanze y'igihugu biremewe kumbaza kubasubiza. Bishobora kuba hari ukuntu wumva ibintu n'inyunganizi iremewe, ushaka kunyunganira nawe hari ahantu ufite amakuru abanyunganira, nyuma y'ibyo mba nasesenguye hano tugakomeza tukaganira nk'abavandimwe. Yego, reka wenda ngire gutya nawe nongeraho akanjye kugira ngo mbone uko mbasezera, babwire ati muri Iran noneho aho ibintu bigeze, Amerika noneho irimo irashaka kuvuga ngo Iran idatanga nucleaire zayo cyangwa itange uranium yabo bacukuye, Amerika irongera itangizeho intambara. Ibi bintu byababwire, ntabwo ubu ntekereza ko akanya Amerika yasubira mu ntambara na Iran, kuko byagaragaye ko ubwirinzi bwabo butabemera ko bakinjira mu ntambara na Iran. Kandi n'iki cya kabiri, Israel bari bizeye mu ntwaro, nayo ntabwo ifite intwaro zihagije zo guhangana na Iran. Kuko murabizi ko iri muri Arabia Saudite, ifite igihugu cya Yemen kiri mu majyepfo yayo, isani isa iragitunguka kubona ukabona irakirashe, ndetse kigahita Yemen nayo kongera ikarekura misile ikarasa muri Israel. Urumva ntabwo yakinjira mu ntambara nyinshi icyarimwe,
kandi Amerika mwibuke ko nayo ifite intambara iri muri Ukraine, nayo irimo irarwana, nayo irimo iratanga support, ntabwo yakajya mu ntambara nyinshi icyarimwe, ntabwo yazitsinda zombi. No kuba iyi ntambara yarahagaze ni uburyo bwo kugira ngo Amerika idatakaza ikuzo mu gihe irimo irarwana intambara nyinshi, kuko ntabwo Amerika ifite ubushobozi bwo kurwanya intambara nyinshi icyarimwe. Kuko izirwanye, uko yibuka murabizi ko Iran nayo ni umuturanyi w'Ubushinwa, bivuze ngo ntabwo bakinjira mu ntambara ngo urwane n'ukuboko k'Umushinwa, ngo urwane n'ukuboko ko muri Rusiya, ngo barwanyirize rimwe bose batsinde, kuko bose bafite imbaraga. Winjira mu ntambara ni kwa kundi n'ishiduka winjiye mu ntambara nyuma akoresheje amafaranga menshi mu ntambara, bikarangira igihugu gisubiye hasi. Ko murebeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bukwe bwabo bwasubiye hasi, n'ifaranga ryabo risubira hasi ku ntambara y'Uburusiya bamaze imyaka 3. Isoba kandi nanone wibuke ko babaga bafatanyije n'Abanyaburayi, Abanyaburayi nabo basa nk'abo nabo bacitse intege muri ya ntambara, kuko ntabwo bigamutse binjiye bagumye mu ntambara na n'iki gihugu cya Israel na Iran, ibicuruzwa byose byavaga muri Aziya Abanyaburayi babibura. Ko mwibuke ko bafata ibihano Uburusiya cyane cyane kuri peteroli na gaze, kandi iyo bakoreshaga yaturukaga hano mu burasirazuba bwo hagati. Ibyo ngo byatuma Iran nayo itifunga buri munsi umuyoboro, buri munsi unyuramo ubucuruzi amakontineri menshi cyane atwaye ibicuruzwa byinshi. Bivuze ngo Abanyaburayi bakisanga mu bukene, bikarangira n'intambara bazitsinda zose. Nicyo kintu nabwira abavandimwe batwandikiye. Mbone no kubashimira, utarakora subscribe uke kuyikora, kore share, like ariko basabe like bibe ibintu bipirite. Wenda ibindi yego mujye mubikora, ariko ikintu cyitwa like mujye muhora like kugira ngo mbashe kubona ko nibura ahantu muherereye hari umuntu watekereje nibura gukora ka like, nibura nkabona ko muhari. Yego turabashimiye, mugire ibihe byiza, nakagaruka.